Aha, bimeze bite nivuga Ngabo TV, nizere ko mumeze well cyane, mumeze neza, mukomeje kugira ibi byiza hirya no hino nyine aho muri hose. Mumaze iminsi murimo kumva ibibazo biri muri ADEPR, ibibazo biri mu muryango nyine wa ADEPR cyangwa se mu itorero ADEPR, sinzi uko mubyita, ariko nk'uko muri leta bo babyita ni association nyine cyangwa se umuryango. Kuri uyu munsi rero nyuma yo kugenda nyine mwumva ibintu bigiye bitandukanye kuri uyu muryango wa ADEPR, RGB cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwagize gutya, kuko ari rwo rushinzwe cyangwa se ari rwo rureberera imiryango yose nyine itegamiye kuri leta cyangwa se n'ibigo bya leta muri rusange. Atari ibigo bya leta biterwa n'ibyo ari byo, ariko nyine n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere bagize gutya bashyira hanze ibaruwa kuri tariki cyangwa se kuwa munane cyangwa se tariki 8 z'ukwezi kwa 10 2020, ishyiraho komite y'inzibacyuho y'umuryango wa ADEPR. Iyi barwa rero iragira iti ngo nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rukuyeho inzego z'ubuyobozi z'umuryango ushingiye ku myemerere wa ADEPR, ikanakura mu nshingano abari abayobozi mu nzego nkuru kubera ko batabashije kubahiriza inshingano ziteganywa n'amategeko, mu rwego rwo gushaka umuti urambye wo gukemura ikibazo cya ADEPR, hashyizweho komite iyobora ADEPR mu gihe cy'inzibacyuho igizwe n'abantu 5 bakurikira. Ku mwanya wa mbere cyangwa se umuntu wa mbere yari Pastor Ndizeye Ezayi. Uyu nguyu yagizwe umuyobozi wa komite y'inzibacyuho, akaba anahagarariye umuryango mu rwego rw'amategeko. Pastor Rutagarama Eugene umuyobozi wungirije, Pastor Budigiri Helman yabaye umuyobozi nshingwabikorwa muri ADEPR, naho Madamu Muhoza Eulerie agirwa umuyobozi ushinzwe umutungo, imari n'imishinga muri ADEPR, naho Madamu Gatesi Vestine yagizwe umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muri ADEPR. Iyi komite ifite igihe kingana n'amezi 12 umwaka wose, ubwo ngubwo uhereye tariki 8 z'ukwezi kwa 10 2020, gishobora no kongererwa igihe bibaye ngombwa. Komite ikaba ifite inshingano z'ingenzi zikurikira: kuvugurura imiyoborere amategeko, inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikoranire muri ADEPR. Umurimo wa kabiri cyangwa se inshingano ya kabiri ni ugushyiraho uburyo buhamye kandi butanga umuti urambye wo kubaka ADEPR. Ku mwanya wa gatatu hajeho gukoresha igenzura cyangwa se audit ry'imikorere, abakozi n'umutungo bya ADEPR kugira ngo rifashe muri ayo mavugurura. Inshingano ya kane ni ukwemeza no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADEPR. Iri ni byasinywe cyangwa se yashyizweho umukono na Dr. Kayitesi. Nyuma y'ibibazo byagiye bivugwa muri ADEPR, abantu benshi bakavuga bati noneho ubw'ibibazo bya ADEPR bigeze muri RIB, ubw'ibibazo bya ADEPR bigeze muri RGB na Iranzi baye nka Reyo, ibintu nk'ibyo byaravuzwe, ariko nyine finally murabona ko n'ubundi umwanzuro uje ari wa wundi. Ikintu cyonyine leta ibikozeho ni ukubwira ADEPR nyine ikabyivanga ikabijya hagati, ikabashyiriraho nyine urwego rw'imiyoborere n'ibindi, kugira ngo nyine ibyari amakimbirane yari ari muri iri torero cyangwa se muri uyu muryango w'imyizerere n'ibiki byose ujye mu bikorwa. Ngayo nguko rero, iyi ni Ngabo TV, murabizi ko icyitwa amakuru aricyo cya mbere. Isaac Ishimwe, mwibuke gukora subscribe turebe ko twakuzuza 2020 na bingahe umwaka ugiye kurangira. Ciao.